Muraho neza nanone inshuti bakunzi ba Isange TV Show, twongeye kubasuhuza aho muri hirya no hino, haba bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Tubaye ikaze nanone hano kuri Isange TV Show. Amazina yanjye tubana ni Uwase Diane bisanzwe, ngira ngo mumaze kumenyera ko hano kuri channel Isange TV Show tubagezaho ibiganiro bivuga ku mirire, uburyo bwo kunoza imirire kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kiribwa abantu benshi batamenya agaciro kacyo, nyamara aricyo kimwe mu bifite intungamubiri kurusha ibindi byose bikomoka ku bimera. Iki kiribwa nta kindi ni soya. Mwibutse gukora subscribe utarayikora, nawe uje bwa mbere tuguhaye ikaze, wiyumvemo ikaze, kandi tugushishikariza gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bivuga ku mirire hano kuri Isange TV Show. Soya rero ni ikiribwa cyoroshye tubona hafi twese, cyangwa se tubona hafi ya twese, ariko gifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'umuntu mu buryo bwiza. Soya irasubiranya, itanga imbaraga, ikomeza imitsi n'amagufa, ikarinda indwara nyinshi, kandi igafasha cyane ku myigire y'abana, imikorere y'abakuze, ndetse n'ibindi byinshi tugiye kubabwira. Reka turebere hamwe impamvu soya ari ikiribwa cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo tugiye kureba akamaro kacyo, cyangwa se icyo soya ikorera imibiri yacu, cyangwa se icyo ifasha imikorere y'imibiri yacu mu buzima bwa buri munsi. Soya ikize cyane kuri poroteyine nyinshi, irusha ibindi byose bikomoka ku bimera poroteyine, ifasha abana gukora neza. Soya ikomeza imitsi, amagufa ndetse n'ingingo. Soya ni nziza ku bantu batarya inyama cyangwa bari muri diet ya plant based. Ni byiza ko soya bayikoresha. Akamaro ka kabiri ka soya, irinda indwara z'umutima. Soya igabanya cholesterol mbi, igatuma amaraso atembera neza mu mitsi, igabanya ibyago bya stroke ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Reka turebe akamaro ka gatatu ka soya. Soya ikungahaye kuri calcium, kuko ari nziza ku magufa ndetse n'amenyo. Soya irinda icyo tuzi nka osteoporosis, cyane cyane ku bagore binjiye mu myaka yo gucura. Soya ni nziza ku bagore batwite ndetse n'abonsa, cyane cyane abagore batwite by'umwihariko, kuko bakenera calcium nyinshi. Twihuse reka turebe akamaro ka kane ka soya. Soya irimo antioxidant zirinda kanseri. Soya ifite ibinyabutabire byitwa isoflavones, bizwiho kugabanya ibyago bya kanseri y'amabere ku bagore, cyangwa no kugabanya ibyago bya kanseri ya prostate ku bagabo. Ndetse kandi idufasha mu kurinda udukoko twangiza uturemangingo. Ngira ngo ahangaha twarabibabwiye utwo tuzi nka free radicals. Twihuse reka turebe akamaro ka gatanu ka soya. Soya ifasha mu kugabanya ibiro. Ifite fibre nyinshi zituma uhaga igihe kinini. Ifite kandi karori nke ugereranije n'ibindi biribwa birimo amavuta, cyangwa se n'ibindi biribwa bifite amavuta menshi. Rero murumva ko soya wayikenera cyane, kuko karori ziri muri soya ari nkeya ugereranije n'ibindi binyamavuta tuzi. Ikomeza umubiri, ntukoreshe ingufu nyinshi mu byo kurya by'inyongera. Murumva ko soya ikomeje kuba nziza kurusha. Akamaro ka gatandatu ka soya twihuse, ni nziza ku ruhu ndetse n'imisatsi. Ifitemo vitamine E irimo ifasha uruhu kuruhuka ndetse no gucya, cyangwa se no gusa neza. Soya ifitemo poroteyine zifasha umusatsi, cyangwa se zirinda umusatsi gucika ndetse zikawongerera imbaraga. Twihuse akamaro ka karindwi ka soya, ifasha mu igogora. Fibre nyinshi zituma inda ikora neza, cyangwa se zituma igifu gikora neza, izo ziri muri soya. Zirinda kandi constipation, cyangwa se indwara y'impatwe n'izindi ndwara zibasira, cyangwa se n'izindi ndwara z'amara. Zifasha kandi umwijima gukora neza, cyangwa se zituma umwijima ukora neza.
ubwo ahangaha ni by'umwihariko kwigogora. Twihuse ku kamaro ka munani tugana no ku musozo, soya ifasha abagore bari muri menopause kubera ko izo flavones bababwiye, izo dusanga muri soya zigira uruhare mu kugabanya icyo tuzi nka hot flashes, mu kugabanya guhindagurika kw'amarangamutima cyane cyane muri kiriya gihe cya menopause cyangwa se kino gihe cyo gucura, mu gukora neza kwa hormone muri iki gihe cy'impinduka cyangwa se muri iki gihe umugore aba yinjiyemo cyo gucura. Murumva ko soya ifite akamaro gakomeye cyane ku buzima bwacu, waba ukeneye kugabanya cyangwa se waba ukeneye kuringaniza ibiro, abantu bagira ibibazo by'impatwe cyangwa se bya constipation, ni byiza ko ukoresha soya. Abagore batwite kuko soya dusangamo calcium nk'uko twabibabwiye, ni byiza ko ukoresha soya. Abagore bonsa ni byiza ko mukoresha soya, by'umwihariko soya twabonye ko irinda kanseri zimwe na zimwe kubera za antioxidant dusangamo. Ni byinshi twagiye tubabwira haruguru bigenda bigaragaza ko soya ari ikiribwa gitangaje muri ubu buzima bwacu, ndetse gitangaje bitewe n'akamaro gifitiye imibiri yacu. Birashoboka rero ko wakoresha agasoya utayisobanukiwe neza cyangwa se udasobanukiwe akamaro kayo, cyangwa ukaba wakoresha agasoya uyizi cyangwa unayikunda ariko by'umwihariko utazi icyiciro urimo niba uyikeneye cyane. Rero turi hano kugira ngo tubasobanurire, turi hano kugira ngo tubamare impungenge ku bibazo mwibaza ku mirire. Twandikire muri komenti utubwire ikiribwa cyangwa se icyo kurya wifuza gusobanukirwa, wifuza kumenya akamaro kacyo. Turahari kugira ngo tubasobanurire, bityo murushaho gusigasira ubuzima bwanyu binyuze mu byo murya. Ndabibutsa ko ibyo kurya cyangwa se amafunguro meza, ibiribwa byiza karemano tuzi tugira hano dukoresha hirya no hino, ngira ngo mbabwire ko bifite agaciro kurusha ibyo dushoramo amafaranga kugira ngo bitume dusa neza, bitume tumera neza. Wakoresha ibiribwa bitandukanye ugasa neza, ukagira ubuzima bwiza, ukagira uruhu rwiza. Mu byo ukoresha rero uyu munsi wa none, ntuzongere kwibagirwamo soya kuko umubiri wawe uyikeneye. Ndabashimiye rero mwe mwese twabanye hano kuri Isange TV Show, mbararikira gukora subscribe kuba atarayikora. Nyamuneka nureba iyi video wibuke kutwereka ko video yacu yakunyuze, uduha like, wibuke no gusharinga cyangwa se gusangiza iyi video bagenzi bawe kugira ngo nabo babashe gusobanukirwa iki kiribwa cya soya, ndetse banakore subscribe kugira ngo bajye babasha no kumenya no kubona ndetse ibindi biganiro byacu tubagezaho hano kuri Isange TV Show. Nge twari kumwe, amazina ni Uwase Diane. Amahoro y'Imana abane namwe, murushaho kugira ubuzima buzira umuze. Murakoze cyane.